Hari uburyo butangaje bw'ukuntu umuntu ahaguruka mu gace ke agafata urugendo akajya gusura agace kandi ahantu atari asanzwe azi. Ibi bikaba mu buryo bwo kwiga imico yako, ibinyabuzima, impumeko ndetse n'abagatuye. Ibi nibyo byahagurukije Dr. Richard Kandt na bagenzi be banyoteye kumenya uko umugabane wa Afurika ubayeho, amatungo, ubutaka, imigezi ndetse n'indi mitungo kamere itandukanye yawo. Nongeye kugusuza tugiye kubana muri iki kiganiro. Amazina yanjye nitwa Rwamucyo Gamariel, nkamfatanyije na Thierry Cedric ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo amajwi n'amashusho bagireho bitunganye. Dr. Richard Kandt, umuvumbuzi uzwi cyane mu mateka y'akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari, wageze mu Rwanda mu 1898, aje mu bikorwa by'ubushakashatsi birimo gushakashaka isoko nyakuri y'uruzi rwa Nile. Uruzi rwa Nile rubarizwa ku burebure bwa kilometero karumbi 6650 n'ubugari bwa kilometero 8. Muri rusange rufatwa nk'ururerure ku isi kandi rwo ruzi runini mu zitemba zigana mu majyaruguru ya Afurika. Nubwo Richard Kandt avugwa cyane muri Afurika y'Iburasirazuba, amateka azwi cyane mu Rwanda rw'imisozi igihumbi, ruri mu bihugu yazengurutse igihe kirekire. Richard Kandt yinjiriye mu burasirazuba bw'u Rwanda, agera mu majyaruguru, mu burasirazuba, mu majyepfo, ahinguka i Kigali agirwa rezida w'u Rwanda ku ngoma y'abakoloni. Tukaba tugiye kurebera hamwe urugendo rwa Dr. Richard Kandt kuva mu Budage kugera muri Afurika, cyane cyane guhera yinjiye mu Rwanda kugeza rusohotsemo, by'umwihariko inzira yanyuzemo n'amateka menshi atandukanye yahasize. Uyu mugabo yari umusirikare akaba n'umuganga. Yavukiye mu mujyi wa Posen muri Polonye mu 1867. Yagiriye ibihe byinshi bitandukanye hano mu Rwanda. Amateka ye yigishwa hirya no hino ku isi, ndetse aho yanyuze mu Rwanda ubu ni hamwe mu duce nyaburanga dukurura ba mukerarugendo umunsi ku munsi. Amateka agaragaza ko mbere y'uko aza muri Afurika, Dr. Richard Kandt yakunze gusoma cyane ibitabo bivuga ku mateka n'umuco bya Afurika, ndetse bikaba byaratumye ajya no kwiga ururimi rw'Igiswahili i Berlin mu Budage. Ibi byamufashije kuza mu Rwanda akurikiye abazungu ba mbere bahageze b'Abadage aribo von Gotzen ndetse na Dr. Oscar Baumann. Urugendo rwinjira muri Afurika yarutangiye mu 1897 afite imyaka 30. Ibi byose nubwo yabikoraga byari mu bikorwa by'ubushakashatsi ku giti cye. Ibitabo yanditse bigaragaza ko muri Afurika y'Iburasirazuba yageze Dar es Salaam yinjiriye muri Zanzibar mu 1897, ahamara amezi 3. Ibi byose yabikoraga afite igitekerezo gikomeye cyo kuzagera mu Rwanda. Icyo gihe yaje yitwaje imodoka zikururwa zizwi nka romoruki zisaga 140, abayobora ba mukerarugendo 3, abasirikare 5 n'abagaragu 7 n'ibindi byari kumufasha mu rugendo. Dr. Kandt yinjiye mu Rwanda mu 1898, yinjira aturutse i Burundi. Akaba yaraje mu rugendo rugamije ubushakashatsi nyakuri ku isoko ry'uruzi rwa Nile. Uyu mugabo yinjire ku kiyaga cya Rweru, ubu ni mu karere ka Bugesera, akomereza mu bice bitandukanye by'igihugu. Kugeza uyu munsi hari uduce tugera ku 10 Kandt yasizemo amateka, ariko hari utw'ingenzi dusurwa na mukerarugendo batandukanye umunsi ku wundi. Dr. Richard Kandt yazengurutse igihugu cyose. Yinjiriye mu gihugu yahereye mu Bugesera ku kiyaga cya Rweru, akomereza ku Kagera aho umugezi wa Nyabarongo uhurira n'Akanyaru, arimo gushakisha isoko nyakuri y'uruzi rwa Nile. Dr. Kandt yakomereje Gatagara hafi y'Ibwami agiye kumenyesha umwami ko ari mu gihugu. Nyuma abona gukomeza gushakisha isoko ya Nile. Amaze kuyibona akomereza mu majyaruguru gupima ibirunga.
yavumbuye inkima zifite ibara rya zahabu. Yakomereje ku Gisenyi amara iminsi 3. Urugendo rwe rukomeza ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu, aho yaje gutura Ishangise ku murwa w'amahoro. Ubu ni mu karere ka Nyamasheke. Yahashushanyije ikarita ya Kivu, ahava aza gutura i Kigali ubwo yagirwaga rezida. Dore uko Richard Kandt yaharuye inzira y'ubukerarugendo mu Rwanda. Ku mwanya wa mbere turahasanga mu Birunga. Pariki y'Ibirunga iherereye mu majyaruguru y'igihugu. Dr. Richard Kandt yavumburiyemo inkima zifite ibara rya zahabu, azandikaho inyandiko nyinshi ndetse zihabwa izina ry'ubushakashatsi rya Cercopithecus kanti. Uyu munsi ni zimwe mu nyamaswa zitangaje zikunzwe na mukerarugendo mu Rwanda. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Ishangi mu Kinyaga. Ubu ni mu karere ka Nyamasheke. Ni hamwe mu duce nyaburanga dufite amateka akomeye y'u Rwanda. Ku wa 24 Werurwe mu 1899 nibwo Dr. Richard Kandt yahubatse inzu y'ibyatsi, ayituramo akajya yikoramo ibikorwa bye by'ubushakashatsi. Nyuma yaje kuzenguruka ikiyaga cya Kivu, niho yicaye akashushanyiriza ikarita yacyo. Muri urwo rugo habereye imishyikirano itandukanye hagati y'Abadage n'Ababiligi, igamije kumvikana uburyo bigabanya u Rwanda na Kongo. Muri uru rugo kandi n'abamisiyoneri ba mbere baturutse i Burundi bacumbitse, bagiye kugisha inama Kandt yuko ibikorwa byazatanga umusaruro. Abagiriye kubanza kwiyegereza umwami. Aha niho hasumiye misa ya mbere y'abazungu mu Rwanda, biba ku wa 20 Mutarama mu 1900. Ku mwanya wa gatatu turasanga Nyungwe. Uyu mugabo yaturutse i Burayi afite intego yo kuvumbura isoko nyakuri ya Nile. Nyuma y'imyaka 40 n'Umwongereza John Speke atangaje ko ikomoka ku kiyaga cya Victoria muri Uganda, ariko Dr. Kandt ntiyanyurwa. Yemeza gukurikirana imigezi yose iri muri icyo kiyaga, akareba uturuka kure kurusha iyindi. Ubushakashatsi bugaragaza ko Dr. Kandt yavumbuye isoko ya Nile mu ishyamba rya pariki ya Nyungwe hagati ya Nyakanga na Kanama mu 1898. Nyuma y'ukwezi ageze mu gihugu, ahasiga ikimenyetso cy'uko ariyo soko nyakuri mu migezi yiteranye ikabyara uruzi rwa Nile. Iyi pariki iri mu ishyamba rya kimeza ry'inzitane, rigizwe n'ubwoko bw'ibiti birenga 250, ibimera 1068, inyamaswa zirenga 84 n'inyoni z'ubwoko burenga 299 burimo 27 bw'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari. Nyungwe ibarizwamo isoko ya Nile ku bwa Richard Kandt. Iri shyamba ni rimwe mu bice nyaburanga bisurwa cyane mu Rwanda. Ibi Richard Kandt yaje kubihererwa n'igihembo nk'umuntu w'intwari ubwo yarasubiye iwabo mu Burayi. Ku mwanya wa 4 turasanga agace ka Rubavu. Yageze ku Gisenyi muri aka karere mu bushakashatsi bwo gupima ikiyaga cya Kivu, ndetse yubaka inzu y'ibyatsi ahazwi ku izina rya Tamutamu, ariko iyo nzu yaje gusenywa. Muri uyu mujyi wa Imbibi na Kongo, Dr. Richard Kandt niwe wahubatse ibyiro bya mbere by'iposita mu Rwanda. Aka gace gakunda gusurwa n'abakerarugendo cyane cyane bitewe n'amateka gafite arimo n'indake zacukuwe n'Abadage mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi yose. Laboratwari y'amatungo yubatswe n'Abadage n'imva y'umusirikare w'Umudage wahapfiriye. Ku mwanya wa 5 turasanga Kigali. Dr. Kandt wabaye igihe kirekire mu bikorwa by'ubushakashatsi Ishangi, nyuma akaza gusubira mu Budage. Agarutse mu Rwanda yakomeje ibikorwa by'ubushakashatsi, ariko aza no kugirirwa icyizere agirwa rezida w'u Rwanda. Ahita yimukira i Kigali azwi nko ku ngoro ya Richard Kandt. Iyi ngoro yitiriwe Richard Kandt iri ku musozi wa Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ubu yahinduwe inzu ndangamurage y'amateka kuva muri Kamena 2006. Ubu iyi nzu ndangamurage yibanda ku kwerekana impinduka zibaho ku binyabuzima, ibisobanuro bya flora na fauna muri pariki kamere z'u Rwanda, imiterere y'u Rwanda ndetse n'amateka y'u Rwanda n'Ubudage mu gihe cy'ubukoloni. Iyi ngoro ndangamurage yahoze izwi ku izina ry'amateka kamere. Izina ryayo ryahinduye inzu ndangamurage ya Kandt kuva ku wa 17 Ukuboza 2017. Kuri ubu inzu ndangamurage ya Kandt igizwe n'ibice 3 by'ingenzi. Igice cya mbere cyerekana ubuzima bw'u Rwanda mu bice byose, ari byo imibereho, ubukungu ndetse na politiki yari mu Rwanda mbere y'ubukoloni.
Mu gice cya kabiri aricyo kinini cyane, inzu ndangamurage ikubiyemo uburambe bw'abaturage b'Abanyarwanda mu gihe cy'abakoloni, cyane cyane ku butegetsi bw'Abadage kuva mu 1884, ni ukuvuga igihe cy'inama yabereye i Berlin. Mu buyobozi bw'ubukoloni, intambara ya mbere y'isi yose, havugwamo benshi kugeza mu 1916, harimo ubuzima bwa Richard Kandt n'ibikorwa bye mu Rwanda. Mu gice cya gatatu tuhasanga amateka ya Kigali mbere y'igihe cy'ubukoloni, mu gihe cy'abakoloni no kuvuka kwayo nk'umurwa mukuru. Igice cya nyuma nicyo kimenyetso cyonyine gisigaye cyahoze ari inzu ndangamurage y'amateka kamere. Hakubiyemo imurikagurisha ry'igihe gito ry'inzoka nzima z'amoko atandukanye. Muri iki gice kandi hariyo n'ingona nzima. Ibyo byose byashyizwe hamwe hagamijwe gusobanura isano riri hagati y'ibinyabuzima n'amateka nk'impamvu yo kubaho kw'inzu ndangamurage mu Rwanda. Aha hitegeye imisozi 3 myiza cyane iri muri Kigali, ariyo umusozi wa Kigali uzwi nka Mont Kigali, umusozi wa Jari ndetse n'umusozi wa Shyorongi, hamwe n'uburyo bwiza bwo kwitegera umujyi wa Kigali. Reka dutemberane ingoro ndangamurage yitiriwe Richard Kandt. Ingona iri mu bwoko bwa Nile crocodile, ni ingona zo muri ubwo bwoko. Yavuye mu Kagera, imaze hano imyaka, ko yaje ifite imyaka 2 n'igice, ubu ifite imyaka 8. Iracyari ntoya, nubwo uyireba ukagira ngo nini ukurikije uko ingana mu mubyimba, ariko iracyari ntoya. Impamvu uvuga ngo ni ntoya nuko zikura zikaba zagera ku myaka 100. Buri ingona zo muri ubwo bwoko zirakura zikagera ku myaka 100. Iyi rero ifite imyaka 8, byumvikana ko ikiri ntoya. Zirabyibuha ku buryo ishobora gupima ibiro 750. Urumva ko ntahiragera. Iri hano yonyine kugira ngo twigishe abantu bamenye ko ahantu hari amazi, nubwo tuzi ko ziba mu Kagera, byigeze kuvuga ko ziri no muri Nyabarongo. Abantu bagomba kwitwararika igihe bagiye ahantu hose hari amazi, ntawamenya. Irya
inyama mbisi. Aha rero tuyigaburira ikunda cyane inyama z'umwijima, inyama z'inka. Umwijima niwo tuyiha, irya n'inyama z'inkoko, ikarya n'inyama z'ifi zipfa kuba zibagiweho. Hari umuntu ubishinzwe akayiha. Irya rimwe mu cyumweru. Cyokuri yagaragaje ko ishonje bashobora kuba bayigaburira kabiri. Hari ubishinzwe arabireba akabimenya. Iki gice tugezeho ni igice cya kabiri cy'ibikururanda. Ngira ngo mumaze kubona ingona. Ubu tugiye kwinjira mu nzu hamurikwa inzoka. N'amoko atandukanye y'inzoka dusanga mu Rwanda. Ntabwo ari zose ariko namwe muri zo dusanga mu Rwanda. Duhereye kuri inzoka ya mbere yitwa ikimata. Ni inzoka dusanga muri Nyungwe mu majyepfo. Ikaba iryana, ifite ubumara. Niyo mvuze kuryana ubwo nuko ifite ubumara. Ikaba igaburirwa ibinyaruvi cyangwa se imvu, uruvu. Aka gasimba mureba hejuru kitwa umukara cyangwa se mangusti mu ndimi z'amahanga, niko kica inzoka zose aho ziva zikagera. Prédateur de serpent. Aha inzoka irimo ntabwo ipfa kugaragara, kenshi ikunda kuba yihishe. Ni kiryambeba. Ntabwo ikunda kugaragara, kenshi iba yihishe. Yitwa ibano cyangwa se ishaba. Mu ndimi z'amahanga bita forest twig snake, ubwo ni Ibyongereza. Wajya mu Gifaransa bari serpent brindille de forêt cyangwa se serpent liane. Irya nayo ibinyaruvi tuyisanga mu majyepfo, mu ishyamba. Ntabwo ihinduranya, nubwo isa nk'igiti kuriya ariko ntiyihinduranya, niko ibara ryayo risa. Kenshi bavugaga ko ubundi ko yakundaga no kuba mu biti by'amapera, niyo mpamvu ubona harimo igiti cy'amapera. Ifite ubumara cyane. Iyi iri kurumye, ubundi mu ndimi z'amahanga baravuga ngo ni very dangerous hemotoxic. Iyi kurumye ntubone hafi ubugombozi cyangwa se ubutabazi, ushobora kuba wapfa. Ariko ubonye ubugombozi nta kibazo. Deadly snake irica. Iyi mpiri bayita ubundi mu Cyongereza ngo ni puff adder. Yes, cyangwa se vipère héritante mu Gifaransa. Iyi rero nayo tuyisanga henshi mu Rwanda, ndetse no mu ishyamba rya Nyungwe wayibonamo. Yewe no mu mafama kenshi ikunda kubamo, kandi mu ndimi z'amahanga bakunda kuvuga ngo ni ambush predator. Iratega. Mwabonye n'ahantu iri environnement yayo buryo imeze, iba yihishe. Icyarwatsi nta nubwo rwose igira ubukana nk'izi zindi. Wayibonye hariya iba mu ndende ukuntu ngira ngo wayitegereje, nta bumara igira. Iyi nta bumara igira. Yirira intuzo udukeri. Ikunda kurya ibikeri cyane biguruka. Iyi tuyisanga no mu majaride hirya no hino, ikurumye nta kibazo. Yego ifite udukana duto, ntabwo iri ifite poison, nta burozi ifite, nta bumara ifite. Inzoka mbi zo ku isi zihari harimo na black mamba. Iyi niyo nzoka hano dufite mbi kurusha izindi. Reka nivuga mbi wumve ko ari inzoka iryana kurusha izindi cyangwa se ifite ubukana kurusha izindi, kuko inzoka buriya tubana nazo. Niyo mpamvu tuzifite hano mu buryo bwo kwigisha nuko abantu bagomba kumenya uko bakwiriye kubana n'inzoka. Inzoka buriya utayisagariye ntabwo yapfa kukurya. Hoya. Ariko iyo ngiyo n'iyi ngiyi nayo utayisagariye, kuko iyo ikubonye mbere inzoka iburgira guhunga. Ariko iyo igufata nk'umwanzi izi ko ugiye kuyikorera ikintu, byanga bikundira nayo iraguhiga. Iyi rero ni imwe mu nzoka zihuta. Black mamba cyangwa se insana cyangwa se umushana. Ni inzoka mbi mu bijyanye no kwica, kuko iyo ikurumye mu minota 20 uhita upfa ntibakugombora. Aha hari indi impiri y'amahembe, harimo ebyiri. Hari ingabo n'ingore, ngira ngo murayibona. Impiri y'amahembe ni imwe mu nzoka zataka, nayo ifite ubumara. Iyi ifite metero 2.5. Black mamba ni ifite 3 na santimetero 20. Iyi ni uruziramiri, ntabwo ifite ubumara, ntabwo ifite uburozi. Ikikora yo yizingira ku muntu. Niba ari ikintu igiye gufata cyangwa se igiye kwataka, ikizingiraho ikakiniga.
niba ari icyo kuza kurya ikimira nyuma, ntabwo ari umukara, niko isa nyine ariko si umukara, yitwa incira. Buriya tugira amoko abiri y'incira mu Rwanda, hari incira n'incira irumana. iyi ngiyi ni igiti. Iyi ni incira bita incira kirezi cyangwa se imvubyi, iyi irarumana ntabwo twazana hano, icira yakucira. Iyo rero yitwa imbirizi. Ubundi umutwe wayo uteye mu buryo bwa triangle bwa mpande eshatu, mu buryo bwa mpande eshatu, ifite ikibabi wagira ngo ni ikibabi, nayo iri mu bwoko bw'impiri ariko yitwa imbirizi. Mu ndimi z'amahanga bayita Gabon viper cyangwa se vipère du Gabon. Ikaba itaboneka henshi cyane mu Rwanda, ntabwo iboneka henshi. Mu gusoza iyi nkuru ntitwakwibagirwa ko kandi iyi nyubako ifatwa nk'imwe mu zigezweho zimaze igihe kirekire mu Rwanda. Ni imwe mu zisurwa cyane n'abantu batandukanye, cyane ko inihariye ku mateka yaranze Abadage n'Abanyarwanda mu gihe cyabo. Mu 1913 Dr Kanti yemeje gusubira mu Budage kubera impamvu z'uburwayi, ntiyongera kugaruka mu Rwanda. Nyuma intambara ya mbere y'isi yose yahise itangira. Iyo ntambara yasize u Rwanda rukuye mu maboko y'Abadage, cyane ko bari bayitsinzwe. Muri iyo ntambara Kanti yari umuganga w'ingabo z'Abadage, aho yaje gupfa kuwa 29 Mata mu 1918 azize ibyuka bihumanya yatewe kuwa 2 Nyakanga mu 1917. Mu gutegura iki cyegeranyo twifashishije igitabo Umurage n'amateka by'u Rwanda ndetse n'ibinyamakuru nka BBC, Igihe, Kigali Today ndetse na Wikipedia. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza.